Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tugiye kugaruka rero ku nkuru yakomeje kugenda ititiza imbuga nkoranyambaga igarukwaho n'abatari bakeya hano mu karere ka Musanze, aho bita mu Kinigi. Bije rero kuba byahaberana ibintu byakuye abantu benshi imitima. Abantu benshi bagize ubwoba bwinshi cyane, bafite imitima yoroshye bakaba baje gukuramo akabo karenge barirukanka, mu gihe abafite imitima ikomeye ari bo baje guhagarara bihera ijisho. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubibona kuri iyo foto, ku ruhande hari abaturage ndetse hakaza kuba n'abapolisi, ariko nanone ku rundi ruhande hagaragara ikiyoka kinini cyane cyaje gufata inka. Bikomeje kugenda bigarukwaho hano muri kano karere ka Musanze, by'umwihariko hano mu Kinigi. Biravugwa ko hari ikiyoka rero cyaje gitoroka mu gice cyerekera mu gihugu cya Uganda. Birumvikana ni hano mu Birunga, muri parike y'Ibirunga. Igice rero kigana mu gihugu cya Uganda bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko cyororerwamo inzoka. Inzoka rero imwe mu nzoka zororerwa hano muri iyi parike y'Ibirunga, by'umwihariko hano mu gice kigana muri Uganda, ngo hakaba rero haje gutoroka iki kiyoka kiza kinjira muri parike y'Ibirunga. Birumvikana kirakomeza kiraza kigera hano mu Kinigi. Hano kigeze hano rero mu Kinigi, kikaba cyaje gufata inka y'umuturage. Bivugwa ko rero ngo iyi nka y'umuturage yari iri mu rugo, ariko ngo kikaza kugenda kikayifatira mu rugo mu kiraro kikayikuramo, ubundi kigahita gikomeza. Aho rero ngo cyageze kuri kaburimbo, kugira ngo cyambuke kaburimbo biragorana. Benshi rero bakimara kubona kino kiyoka baje gukwira imishwaro barirukanka. Mu by'ukuri abafite imitima yoroshye baje rero kwirukanka, bafite imitima ikomeye baza guhagarara bihera ijisho iby'iki kiyoka. Bikomeje kugenda bigarukaho ko iki kiyoka cyaje kuza gufatwa, ndetse byanakomeje kugenda bigarukaho ko iyi nka rero yo cyari cyafashe ngo cyaje kuza kuba cyayimize. Rero byinshi bikomeje kugenda bigarukaho kuri iyi nkuru tugarutseho mu ncamake. Tugiye kubiramburira hamwe uze gusobanukirwa neza ese mu by'ukuri nyuma y'uko iki kiyoka gifashe iyi nka kikayirya haje gukurikiraho iki? Ese nyuma y'uko gifashwe cyaba cyasubijwe mu gihugu cya Uganda cyangwa cyaba kikiri hano mu karere ka Musanze muri uyu murenge wa Kinigi? Tugiye kuza rero kubirebera hamwe muri aya makuru ya none. Turagusaba rero niba ari ubwa mbere nyaboneka ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitwe dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Turagusaba gukora like, ujye no muri komenti utangemo igitekerezo cyawe. Nk'uko rero twaje kuganiriza bamwe mu baturage baje kuba bakwibonera imbona nkubone iki kiyoka ubwo cyari giteruye iyi nka kigiye kwambuka kaburimbo. Twaganiriye nabo rero bagira icyo badutangariza, ariko mu byo batubwiye ko mu by'ukuri benshi mu bo twaganiriye nabo bavuze ko ikiyoka kingana gutya rero aribwo bakibona bwa mbere, kuko ntabwo byari bisanzwe ko inzoka zingana gutya zigaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko rero byakomeje kugenda bigarukwaho ndetse binatangaza abantu benshi ngo hano muri kino gice rero cya parike y'Ibirunga, murabizi neza ko Ibirunga ari binini cyane. Hari ikirunga nk'iki kirunga cya Muhabura, uruhande rumwe ruri mu gihugu cya Uganda, urundi narwo rukaba ruri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero avuga ko muri kino gihugu cya Uganda borora ibiyoka cyangwa se borora ibinyamaswa cyane cyane nk'ibi biyoka, ngo bakajya babigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa. Murabizi ko ngo basanzwe barya inzoka ndetse n'ibindi biremwa by'ibinyamaswa bitandukanye. Ngabo akaba ariyo mpamvu rero hano muri kino gihugu cya Uganda, ku ruhande muri kino gihugu rero cya Uganda, kuri iyi parike y'Ibirunga ku gice kigana muri Uganda rero, ngo bo basanzwe rero borora ibi biyoka. Ngo ni umushinga wakozwe rero kugira ngo bajye borora ibiyoka babigurishe. Ngo iki kiyoka rero nacyo kikaba kiri muri bimwe mu biyoka rero byororewe muri kino gice. Gusa abantu benshi baje gutangazwa n'ukuntu iki kiyoka cyaje kuba cyacika muri iyi parike muri kino gihugu cya Uganda, ku ruhande rwa Uganda, muri kino kirunga cya Muhabura.
ngo ikazamuka ikagira ubwo igera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaza ikanamanuka ikagera mu baturage hano mu Kinigi, bikarangira ifashe iyi nka ndetse binavuga ko yaje kuba yayirya. Abantu benshi rero batangaye bumiwe, bavuze bati mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko hariho inzoka zikingana gutya cyangwa se habaho inzoka zingana gutya. Abantu benshi batangaye, biravugwa ko rero iki kiyoka ngo bari bamaze rero iminsi igera mu 8 gutyo 9 ngo badatera imiti ibi biyoka bororera rero hano muri kino gihugu cya Uganda ku ruhande rwa parike y'ibirunga. Birumvikana ni muri Muhabura ku gice kigana muri Uganda, ngo bari bamaze rero iminsi igera mu 9 badatera imiti bino biyoka. Urumva nyine aba bagomba kubitera imiti kugira ngo bitagira ubukana cyangwa se ngo bibe byatoroka bive hano aho babyororera bibe byatoroka bigende. Gusa abantu bakaba batunguwe nuko cyanyuze muri iyi parike y'ibirunga, kandi ubusanzwe nta nzoka ziba ahantu hakonje. Inzoka ziba hano inzoka mbese mu by'ukuri ntabwo ngo zijya ziturana n'ahantu hakonje. Bikaba rero byatangaje abantu ukuntu cyanyuze mu bukonje mpaka kigeze ahangaha muri iyi parike y'ibirunga ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi rero bavuze bati ibi ni ibisanzwe mu mashyamba, byanga byakunda burya iyi nzoka yageze mu ishyamba ikora ibyo ishaka. Ishobora kuba yagendera munsi y'ibiti, ishobora kuba yagendera hejuru mu biti. Ariyo mpamvu rero benshi banakomeje kugenda bavuga ko iki kiyoka mu by'ukuri kitigeze kigendera hasi ku butaka kubera ko haba hakonje cyane, ngo gishobora kuba cyagendeye mu biti hejuru. Akaba ariyo mpamvu rero cyambukiranyije kikaza kigahita kigera ahangaha rero hano mu Rwanda, hano by'umwihariko mu Kinigi, kigahita gifata iyi nka y'umuturage kikayirya. Nyuma y'uko rero iki kiyoka kije gufatwa, biravugwa ko ngo bahise bagitera inshinge, ariko mu by'ukuri inka yo ngo cyari cyamaze kuyirya. Inka ngo cyari cyamaze kuyitapfuna cyangwa se cyari cyamaze kuyimira bunguri, aho benshi rero bakomeje kugenda bemeza ko uko byagenda kose ku ruhande rw'igihugu cya Uganda bagomba kwishyura. Birumvikana naborora iki kiyoka cyangwa se ibi biyoka bagomba kwishyura iyi nka y'uyu muturage agasubirana inka ye. Urumva bagomba kumushumbusha bakaba bamuha indi nka, kubera ko ibi bintu byateye abantu benshi ubwoba hano i Musanze, by'umwihariko mu Kinigi. Abantu benshi baje kugira ubwoba. Twaganira rero na bamwe mu baturage baje kuba babona iki kiyoka imbona nkubone, bakaba baje kudutangariza ko mu by'ukuri ibintu byabayeho nabo byabaye nk'ibitunguranye, dore ko ngo ari abantu bari bagiye kwambuka umuhanda. Uyu muhanda wa kaburimbo cyari kigiye kwambukamo rero ngo akaba ari nta bantu rero bari hafi aho ngaho, ndetse nta n'imodoka nyinshi zari ziri kunyuramo. Akijya kwambukiranya umuhanda ngo kimanuke cyambuke mu kindi gice cya kaburimbo hakurya, ngo abantu nibwo rero bakibonye batangira kuvuza induru. Abantu benshi ariko abahageraga bose wasangaga ari ikiyoka rero, ngo akaba yahitaga yirukanka. Abafite imitima ikomeye nibo bakomeje gucungacunga kino kiyoka rero, ubwo ngo cyari gifitiye inka mu kanwa. Ngo bahita rero bahamagara inzego zitandukanye. Izi nzego ziraza zirahagera, ubundi bahita bagitera inshinge. Ariko kugitera inshinge nabwo urumva nyine nuko cyari cyamaze kumira iyi nka, dore ko ngo inzoka iyo imaze gufata ikinika kirya ikakimira bunguru ihita iryama aho ngaho. Basanze ikiryamye aho ngaho rero barangije bahita bagitera inshinge. Bikaba bikomeje rero kugenda bigaruka ko ku ruhande rw'igihugu cya Uganda bahise bohereza imodoka, ibi bimodoka binini cyane byo kugira ngo bagipakiremo rero bagisubize hano muri kino gihugu cya Uganda. Nkuko ngayo rero update y'amakuru yarakomeje kugenda agarukwaho hano muri kano karere ka Musanze, by'umwihariko mu Kinigi, aho abaturage rero benshi bari bagize ubwoba bw'iki kiyoka rero cyaje kuba cyagaragara ndetse kigafata inka y'umuturage kikaba cyayimize bunguri. Natwe twari tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5/5, kora share cyangwa se partage y'amakuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibi nabyo birenge kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.